noneho sasa gahunda ukuntu zifashe noneho ibyo bari barambwiye byose ngiye kubivuga. Ibyo bari barakubwiye byose ngiye kubivuga. Nese urabibwira ndivaye unego vayo bimbwire nese bagiye bitabimbwiye kandi babarira ngende igende. Abi kibwa amazi iminsi abahe ibyo nzi gusa nuko yarafunze nyine. Alo, mwiriwe. Hari umuntu wari wamaye namba zanyu ambwira ko mwitwa Pipi. Reba ku igaraje urahazi? Manuka ku igaraje uwo muhanda. Iwacu nyine ni ku rugo rwa kabiri. Tebuka. Yewe umva uyu mwana ngo ni CYUSA. Umva ngiye kumukoramo akazi ndamusubiza iwabo, ariko kimwe cya kabiri cy'imitungo y'iwabo yose zayitwara. Wasaviye kandi ibintu byo muri rugo nabyo bimaze kuncanga kandi umaze iminsi ubaheye ndi kukubaza ngo umaze iminsi ubaheye none se yebeye uko bari baramfunze ngo bari baragize ute bari baramfunze wakoze iki akose mana yanjye ibyo muri rugo byo nzabifata gute umwacaha akambwira ibintu ndagacaha akambwira ibintu nawe umukozi none utangiye kuzana amategeko muri runo rugo bagufunze warakoze iki noneho sasa gahunda ukuntu zifashe noneho ibyo bari barambwiye byose ngiye kubivuga. Ibyo bari barakubwiye byose ngiye kubivuga. Nese urabibwira ndivaye unego
vayo bimbwire nese bagiye gutabimbwiye kandi babarira njye ndigendeye. ariko se wamba bariya basi ukambwira kusimana noneho kiriya kigoryi cy'indabyo cyari kumbwira ngo barabimbwira ngaraza kutwicaza twese bitubwire se n'ibiki kandi kusimana ibi nzabigire komeje kunshaka Amakuru ni meza. umeze neza? Yego, mwebwe se ahubwo mumezemo? Natwe nuko. Umva bambwiye ko ibintu byo gushimuta urebaho. Ndakwinginze mbabarira ufate timu yawe yose. Mvuze nkwereke umuntu dushimuta. Ibyo gusa ahubwo uri tayari no gukora kuri telefone gusa. Bigera Abi Sewe tabishirire Arega hano ni wacu mani bagomba kurwamagara cyane wahamagare ntabwo mba numvise ugomba kuza kumva kuko ibyo muri rugo bimaze kunshaka bingeza aha ni ukuri kandi ariko se muri uru rugo ikintu kimwe kigiye kujya kiba simbimenye n'umukozi agende simenya aho yagiye kibwamaze iminsi abahe ibyo wibimbaza kuko nitiyana ubu bizi ngiye ntabyo mba nzi rwose ibyo nzi gusa nuko yarafunze yarafunze nyine none se reka mubaze umuntu tubana mu rugo rumwe sibyo iwabo bazi ko akora hano baranamufunze nimwaratubwira ngo tumenyeshe iwabo si wabo bidukurikiranye bikadukoraho umwana w'abandi baramufunze abantu bose bazamera nk'ibigoryi n'abakuru nizeraga gusa nyine ambwiye ko hari ibintu ari buze kwicaza nyine akaza kutubwira ubwo rero mutegereza aze kuza kutubwira nyine na Tiyana nawe rwose ngewe bya Tiyana nabyo rwose noneho bimaze nanjye kumbwira si ubundi ubu Tiyana we reba iminsi abaza ataba mu rugo ubu uriya mukobwa fone yayikuyeho situzi aho yagiye uriya mukobwa buriya we ni amahoro ibintu bikomeje kumutanga gusa nyine ngere kuva kuri nta muntu n'umwe nzongera guhangayikira umwana hano uwo batwara cyangwa baheka ibyo biramureba buri muntu agiye kujya areba ibyo muri runo rugo ubundi se wowe ubona gufitiye impuhwe ntabwo dukeneye ibyo ngibyo narabihawe gusa ntibyarusha banjye mabuja twavuganye ko turahura aha ngaha gusa akazi araduha mugakore neza. Yes. Ndikanze pe akazi mbazanyemo rero urugo mugiye gukoreramo n'ubundi rero akazi mugiye kunkorera bosi wanyu twavuganye namuhaye amafaranga kandi amafaranga atubutse rero gutubuka kwayo ni uburyo mugiye kunkoreramo akazi. Ako kazi rero mugiye kunkorera muri kunyumva hari umwana w'umuhungu uba uhagaze hano ngaha kuri porotayi muranyumva neza
uwo mugiye kumunzanira ndamushaka. Hari undi mukobwa waha w'agakara, uwo nawe ndamushaka. Nizere ko mwanyumviye. Mwataka akazi rero. Muraramuka mumbujije amahirwe yanjye. Ibi bintu murabigwamo. Ndiyo? Yes. Se kurimo kutubwira ko kazi urimo kubyumva. Ni uwo mwana wenyine turiyica ninde wundi? Ngo kwica? Gihe nigize mbatuma kwica. Mwebwe murafata amafaranga mukayatwika. Muragira n'umwe mukomeretse. Turasereye. Akazi kacu kari ukwica, ubwo tuzanye mu bintu byo gukina nk'abana. Ntago ngiye mba mbyumva neza. Turabakuzana gutyo gusa tubazirike gusa. Okay. Ubwo rero mutahe karabana. Oya. Akazi kawe. Rero munkorera akazi neza. Cyangwa mutahe nimugakine ku mafaranga y'umuntu. Arya ngo ni iki niki? Ninde nani? Ni umuhungu uri hano kuri gate. Niwe nshaka nkamushaka ari muzima. N'umukobwa waha w'igikara. Ndabashaka bose ari bazima. Nta n'igikomere bafite. Habe na gato. Ibyo byakozwe. Tujye mu kazi basore bayo. Mvareka mubwire. Ukazamagara ikigo hatubwire ma. Hari ibintu yaragiye kutubwira kandi ibyo bishobora kuba ari ingenzi birabi. Atubwire icyo bari baramufungiye, aza tubwire ibi bintu ndambira n'abamubwira. Kibwa. Se mu byukuri koko abari he? Abari he? We Kibwa! Ese ubundi ngo ni iki ngari butubwire? Yari yambwiye ngo nyine ngatubwire ikintu bamufungiye. Kandi wowe numvise uzi ko bari baranamufunze kandi njye ntabyo nari. Undi mwambwe ikintu baramufungiye. Barakangurira isuku n'umwana. Mani ibintu ni birebire nanjye sinyizi. Nibiri Tiana ubundi Tiana namwemera. Tiana mwana twira. Simeruka se muri inshuti ubwo nyine wenda ubwo muri inshuti yakubwira n'ibintu byose impamvu bari kubikora. Umuntu muzima arifata agakora ibintu wagira ngo ntago aba yatekereje. Heruka turi inshuti se njye ibyo ndabizi rwose mwana hari ibintu byinshi amesha. Ubwo muri inshuti mani ibintu byose bagomba kubikubwira none se ubu ngubu urambwira. Ako tugomba guhamagara Kibwa akatubwira ibirabiri. Njye niko mbafite amatsiko cyane rwose. Umwacakaga. Igihe umuntu aba yaguhamagariye ntabwo uba wumva amatwi baba bayaziritse baba bayavuniyemo iki. Undi nkawe icyo waje gukora urakizi cyangwa? Urakizi? Wino hano. Kibwa. Wino hano. Chinyuma. Egera Tiana. Egera Anne. Ugeze no ku rwego rwo kunyitiranya no kwishaka ndakunda cyane pe. Ako reka nkubwire. Mbese ntabwo muri abavandimwe. Base uranagumara nk'umuvandimwe wanjye. Abaye ari umuvandimwe wanjye ntabwo nkora nk'ibya murere. Data reka mubaze. Wambwiye bya bintu wambwiye kambira n'impamvu bagufunze cyangwa kuri mu muganda. Ugize bwangu ntabwo ari kwinjira. Nkubwira iki ngewe? Ngo subiramo. Nkubwira iki? Mbwira impamvu bagufunze. Urashaka kubimenyera iki?
imyenda yose wari warajyanye baragufunze yose mbonye irimo sibyo genda n'umutima mwiza ufate igikapu cyawe mubone urenga inzira mbabarira musabye imbabazi mbabarira ngambwira imbabazi nshaka nuko urambwiza ukuri nta n'ikindi gira vuba njyewe mbabwije ukuri kuri polisi baramfashe kugira ngo bankoreho iperereza kugira ngo bamenye neza urupfu rw'abantu baha ngaha ariko njyewe nta kintu nari niyiziye. ngagenda ibyo ushaka kuvuga tunabyumvisha genda ihuta ibintu uri gushaka kuvuga naho waciye se waciye hano genda sohoka rero ngiye kubwire Ani urumva njye rwose ibintu bijyanye n'urupfu rwose ngewe rwa mama wawe akubwire wigira ikintu bimbwiraho rwose ikigaragara cyo ni uko nyine uriya muntu bamujyanye bagiye kumukoraho iperereza ubwo rero ibyaha sinzi ibyo ari byo nabuze ibyo ari byo igihe kirageze ngo buri wese avuge ibyo azi kuko ntitubivuga twese bazadufunga ndabona rwose ariko bimeze rero mubwire ukundi kuri utaruzi hano mu gitondo haje umukobwa urumva ambwira ko cyusa atapfuye ngo iki yambwiye ko cyusa atapfuye uravugisha ukuri nanjye ubu byancanze kandi sinzi n'ibyo ari nimba yambwiye ko cyusa atapfuye kandi nzi ko cyusa reba hashize imyaka 18 cyusa apfuye ubwo ikigaragara cyo n'ababyeyi bacu bashobora kuba bariho ibyo urabyumva gute umva nawe rwose ngo ababyeyi bacu bakiriho ntabwo bizi neza ko twabishyinguriye koko njye ntabwo nizera ko baratwashyinguye kari reka da ntabwo mbyumva umva byizere rwose ahubwo njye ibyo bintu rwose oya rwose ibyo bintu njye bineye n'ubwoba umukobwa yambwiye ko ukuri kose kuzajya hanze ukuri kundi guhari ni ukuhe ariko ibyacyusa byo birashoboka kuko umuntu utashyinguye ntabwo rwose wamenya niba yarapfuye cyangwa atarapfuye ukuri nkeka ko ari Tiyana ukuzi kuko nta wundi muntu wabuze bino bintu byose umuntu nkeka Tiyana anti na wa mukobwa waje hano nubwo namusohoye nabi ariko ashobora kubaza ibintu byinshi. Aniya rero reka nkubwire urupfu rwa papa wawe urupfu rwa mama wawe ibyo byose ndabizi neza ko ari Tiyana na mama babikoze. ngo iki Tiyana byo nkubwira ni ukuri kandi ntihagazeho n'amaguru abiri. utambwira ko Tiyana ari we wihishe inyuma ya bino bintu kankubwiye se ubundi urareba nene nabiketse ko Tiyana ari we uri inyuma ya bino bintu kankubwire Ani gusa kuva mbimenye Tiyana nimufata azabakurikira. Aniya rero reka nkubwire kuba narakubereye umwana mubi byatewe na mama na Tiyana rero reka nkubwire umbabarire reka njye nawe dusenyere umugozi umwe dushyire ukuri hanze. aha n'ubundi uzongera umuhinduke ubushize nabwo nuko wari warambwiye ngira ngo urabizi kandi nabwo wahise uminduka mu gihe gito wahindutse nk'ibicu gusa nyine nimba wemeye ko njye nawe twongera tukaba inshuti nka mbere urumva ngiye kugenda njya gushopinga nyine ibintu byiza n'ibyo kunywa n'ibyo kurya mbese ushaka noneho njye nawe dusangire twishimane twongere dusubire nk'uko mbere twaba tumeze. ako reka nkubwire Ani kubona kubona ndakariye cyane ako reka nkubwire nanjye byatewe na mama na Tiyana nakoze uko nshoboye kose ngo ndebe ko nareka rwose kugendera mu mujyi wabo ariko biranga birananira ni ukuri pe ndashaka kwiyunga nawe twongera tukaba abavandimwe nk'uko byahoze. Okay, reka nihutishe nyine njya kuzana ibyo bintu. Njye na Ani yakomeza amwe kweri sha niyo ukora mu mafaranga ye kazana ngo dusangire sha ndahita amenya koko ko ari inshuti nziza pe zamubera inshuti nziza kandi sinzigera amuhemukira pe.
mubyaro wanjye. ceceka ndakumva niba uvuze leta nkumena uwo mutwe. Kubera iki se? Ese nakoze iki? Abasore banyu mumaze iminsi mufite ubushomeri, mutegure ubona akazi wowe n'abagenzi bawe nimero zabo nazo ufite, kandi buri muntu ntabwo aburamo akabiri nyuma y'iminota 30 wahamagara amabwira ahantu turavuze